Mwiriwe, amazina ni Niyonzima Marcel. Twishimiye cyane kuba turangije iki cyiciro cya 11 mu gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya mu minsi 90. Cyatubereye icy'umugisha, umugisha ukomeye cyane, kuko iyi minsi 90 nifashe nk'iminsi yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Nari nashyizeho kuko burya ni amasaha 2 aba yuzuye kenshi yo gusoma buri munsi. Bitewe n'akazi ka buri munsi simba ndimo, nashyizeho amasaha yo kujya nsoma nijoro. Nshira amaharamu ya saa 9 nkabyuka ngasenga ngasoma. Imana ishimwe cyane ko habayemo guhishirirwa kwinshi. Ndatekereza ko yari inshuro ya 6 nkomeza gusoma. Imana yagiye impishurira byinshi bigiye bitandukanye. Uko ngiye nsoma buri munsi niko ndushaho kunguka byinshi. Iki cyiciro nabonyemo byinshi cyane, dore ko mu isezerano rya kera koko ni igishushanyo cy'iri sezerano rishya. Ngenda mbonamo byinshi isezerano rishya risobanura byabaye mu isezerano rya kera, kurushaho kudusobanurira neza Kristo n'urukundo rw'Imana ku buzima bw'umuntu. Tubishimiye Imana cyane, kandi dushimira n'abantu bose bagize uruhare kuri iyi porogaramu yo kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. Nanshishikariza buri wese ko birashoboka cyane rwose. Kuva kera hose bavugaga ngo Bibiliya ni inyanja, ngo ntawayisoma, ariko ayo ni amayeri ya Satani yo kugira ngo tutarushaho kumenya icyo Imana yanditse, kugira ngo twe tumenye kuyimenya n'imbabazi zayo nyinshi n'agakiza. Dukwiye kuyitinyuka tukayisoma, birashoboka cyane. Imana ishimwe cyane, murakoze.